dutangiriye hano hari abakobwa batanu bari hano. Aba bakobwa uko ari batanu bari baje gukora ikizamini bari baje gukora cyari icyo gutsindira umugabo. Barakwereka ikizamini cya mbere baje gukora cyari icyo gupima amabuno. Kwereka umusore uri aha ngaha ndetse n'umuhungu we baritegereje, maze uyu mukecuru aravuga ati Anje, wowe watsinze, ukurikireho filime witonze. Uwa kabiri nawe niko ari kugenda, arangije ari kwitakuma nawe ashiramo agatufu ke n'akakabuno. Arangije uyu musore ahita aroba akuramo na rayibani kugira ngo arebe neza. Ukurikire filime witonze. Uyu mukecuru aravuga ati wowe Anita, nawe watsinze, ukurikire filime witonze. Gusa uyu musore yari yarobye, umukecuru yari ari gutanga amanota. Arangije ahita amuvivura, hajya gukurikiraho uwa kabiri. Uyu nguyu aramubwira ati reka mbanze njeyo we utanyitambika, ukurikire filime witonze nyagasani. Barakwereka uyu nguyu nawe yaraje apimamo. Uyu mukecuru arangije arareba aravuga ati Sifa, ati nawe watsinze, ukurikira filime witonze. Arangije ateraho vi. Barakwereka uyu mukecuru niwe wari uri kuvivura. Arangije aravuga ati wowe ukurikiyeho nawe ngwino ukurikire. Uyu nguyu yashizemo abona nta kigenda. Uyu mukecuru arebana n'umuhungu we, bose babona nta gihari, babyumvikanaho ukurikire filime witonze. Uyu mukecuru aramubwira ati wowe watsinzwe, wowe nta nubwo amuvuza izina, ukurikire filime witonze. Arangije akubaho agakubo kagaragaza yuko yatsinzwe nako, ukurikire filime witonze. Undi akurikiraho nawe byarakunze, ukurikirane filime witonze. Uyu mukecuru aramubwira ati Fabiola, ati nawe watsinze. Ubwo ngubwo arangije aramubwira ati ja mu bandi. Barakwereka bagiye gutonda umurongo hariya. Uyu mukecuru agiye kubabwira uwatsinze. Uyu mukecuru arangiza aravuga ati tugiye kumenya batsinze nyagasani. Barakwereka havuyemo batatu batsinze. Uyu mukecuru aravuga ati mwebwe babiri namwe muri yizi, ati nimuhite mutaha, ati mwebwe mwatsinzwe. Barakwereka Anje ndetse n'ababandi wa wundi batavuze izina baragiye bagenda bababaye. Maze Anituraha arababwira ati mugire urugendo rwiza, anarabapepera, ukurikire filime witonze. Uyu mukecuru arangije arababwira ati ikizamini kigiye gukurikiraho cyo kirakomeye cyane, sinzi niba muri buze kugishobora, ukurikire filime witonze. Arangije arababwira ati giye gutumaho umuhungu wanjye uri mu cyumba Fabrice, maze mumurebe, ndaza kubabwira ikirakurikiraho nyuma. Maze arangije arababaza ati muri kumva mwizeye? Baramubwira ati nta kibazo, ati icyo uri buze kudusaba cyose turi buze kugikora. Uyu mukecuru arangije arababwira ati mbifurije amahirwe masa, ati reka nzane umuhungu wanjye mumurebe. Abangaba bose barumiwe, bari bazi ko bari guhatanira uyu muhungu uhagaze hano. Gusa uyu mukecuru ntabwo ari we yababwiye. Yararangije arababwira ati umuntu uri buze kuzatsinda azatsindira iyi nzu tuhagazemo ndetse n'uwo muhungu n'uwo mugabo. Kurikira filime witonze. Uyu mukobwa we abangaba bo bari bazi ko bari guhatanira uyu musore uri aha ngaha. Barakwereka uyu mukobwa arangije aravuga ati je nizeye neza ko ndi buze kugutsindira wa musore we. Ubwo ni Anita turi kubivuga. Ukurikire aravuga ati siko bimeze sinone. Aravuga ati nizeye neza yuko ndibuze kugutsindira. Uyu mukecuru arangije aravuga ati ntabwo ari uyu nguyu, ati reka nze mbahamagarire uwo muri buze guhatanira maze agere hano. Ubwo ngubwo bose bararebanye batekereza uwo muntu ari kubabwira bagiye guhatanira. Uyu mukecuru barakwereka yarebye ku ruhande, arangije ahamagara Fabrice aramubwira ati vayo hano bakwitegereze neza, ukurikira filime witonze. Abangaba bari bategerereje hano, bari bategereje umusore ugiye kuza. Barakwereka haje umusore
ari kugendera ku kagare. Abangaba bamubonye baratungurwa ndetse ukabona ko bashaka no kumuseka. Nyagasani, uyu mukecuru arababwira ati nimwitware neza, uwo ari buze gushima niwe uraza kuba umugore we. Ati kandi mugiye kugenda mwese muryamane nawe, uri buze kuzasama inda niwe uzatwara niwe uzatsindira uyu mugabo. Ukurikire filime witonze. Uyu mukecuru ahita amubwira ati isubirire mu cyumba. Arangije aravuga ati uwa mbere namukurikire. Ubwo Sifa yaravuze ati ni njyewe ugiye kujyayo bwa mbere. Anita aramubwira ati ni njye ugiye kubanzayo. Ati wowe ntabwo nizeye neza kuri butsinde ikizamini, ukurikire filime witonze. Ubwo barakwereka Anita yaragiye, niwe wari uri kugenda mu ba mbere. Ukurikire filime witonze. Yaragiye ndetse ari kwicangacanga guca. Aba basigaye hano baramurebye barikanga. Barakwereka yageze hano mu cyumba aho wa musore yarari. Ukurikirane filime witonze uraza kugenda usobanukirwa. Atangira kuza yegera uyu musore. We yaraje ku misheni yo kuryamana n'uyu musore kugira ngo azagire inda mbere atsindirire urugo ndetse n'uyu musore. Gusa ntabwo bari bamukunze. Maze uyu mukobwa aranje atangira kwegera uyu musore ari kumubaza ati urambona ute? Ati urambona neza. Atangira kwimurika aramubwira ati nyiyegereze. Ati nizeye yuko ibintu bigiye kugenda neza. Ubwo uyu mukobwa yatangiye gukorakora uyu musore. Uyu musore aramubwira ati itware gakeya kandi wicunge. Ati nje sahizi ntabwo ndi muri mudu yo kuba naryamana nawe. Maze uyu mukobwa arangije aravuga ati nje nicyo kinzanye. Ati nje ndi muri mudu. Ati kandi nizeye ko ngiye kugushira muri mudu. Barakwereka uyu mukobwa yashatse gusoma uyu musore. Uyu musore aramubwira ati ahita amwitaza. Arangije aramubwira ati nakubwiye ngo wirinde. Ati nje nakubwiye ko nta kintu ndi bukorane nawe, ukurikire filime witonde. Uyu musore arangije aramubwira ati wowe ntabwo nagukunze. Ati wowe ntabwo uri tayipu yanjye. Aka gakobwa kakomeje kwihambira, ntabwo kari kubyemera kandi bari kukabwiza ukuri. Ukurikire filime ndetse nkwibutse gukanda subscribe, share na comment niba ari ubwa mbere wageze kuri uyu muyoboro, maze tukajya twibanira mu gasobanuye ka buri munsi. Ukurikire. Uyu mukobwa arangije aravuga ati njye nari nagukunze. Ati kandi ati niteguye kuba nagutsindira. Uyu musore arangije aramubwira ati rero nanjye nakubwiye ko utari tayipu yanjye. Ati ubwo rero sinzi impamvu uri kugumya kwihambira hano. Uyu mukobwa aravuga ati reka ngushire muri mudu uraza kubikunda. Uyu musore arangije aramubwira ati ndakwiyamye. Aravuga ati sohoka ugende. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yabonye kuba muraburije ahita yikubita arahaguruka agenda ndetse uri kubona ko anababaye. Ari kuvuga ati nta byawe. Barakwereka babandi nabo bari bategerereje muri salo. Barakwereka si Anita yavuyeyo avayo, uri kubona ko bitameze neza, ariko aze yihagazeho nkaho hari ikintu cyabaye. Barakwereka yahise aza aravuga ati nje uyu musore niwe ndahitamo. Abangabo baramusetse. Ukurikire filime witonze. Arangije aravuga ati namwe mukurikiyeho nimugende mugereyo murebe ibyanje byo nabisoje. Ubwo barakwereka Sifa yatangiye kumubwira ati bisa nkaho bitagenze neza. Ati kubera ibyishimo vanyeyo. Arangije amwereka akitero yari afite. Aravuga ati muje muragendana nk'utu ngutu, mujye mugendana intwaro yo ku rugamba. Arangije ahita avayo nawe aragenda. Ukurikire filime witonze. Agenda ndetse ariko kamwereka uyu nguyu nawe Anituraha yumvise yuko yacitswe kubera ko yari yagiye imbakoba ko guco gusa. Ukurikire. Uyu nguyu nawe yarari hano ari kubireba, ari kureba ibiri kuba. Barakwereka Sifa yagezeyo atangira kurata ubutunzi. Barakwereka yafashe telefone hano ahita yinagira uyu musore arangije arayisama. Yari kwitegereza ibiri kuba. Barakwereka Sifa yaraje yikubita ku cangwe nk'umukobwa wo mu Buhinde. Ukurikire filime witonze. Arangije avayo atyo ari kwimurika.
kuri uyu musore bari guhatana kugira ngo barebe niba havamo Miss wataha muri uru rugo agatsindira uyu musore ndetse agatsindira n'ubutunzi bw'uyu musore bwose. Ukurikire filime. Ubwo uyu mukobwa yaje ari kwimurika hano, Fabrice aramwitegereza. Ukurikire agakobwa nuko kaje kari kwicangacanga, barakwereka Fabrice yaramubwiye ati umpaye ifone ngo ngufotore si. Ukurikire filime witonze. Aka gakobwa karamubwira kati ntago nyiguhaye ngo umfotore, ati ahubwo nari kugira ngo undebe neza. Ukurikire uyu musore arangije avuga ati nakubonye, ati tubyihorere, ati ngaho haguruka nakubonye. Ukurikire filime. Aka gakobwa gasekamo karakomeza karimurika, maze uyu musore arakabaza ati ibyo byose uri gukora ni iby'iki? Ukurikire uyu mukobwa nta kintu yamusubije, yaramwitegereje, araje aramubwira ati ndi kugira ngo umbone neza. Gusa uyu musore nawe wagira ngo n'uyu ntago yari yamushimye. Uyu mukobwa araje aramubwira ati ariko wasanga utari kumbona. Uyu musore aravuga ati ndi kukubona, ati ariko nta cyiza ndi kukubonaho. Kurikira filime witonze. Maze uyu mukobwa araje aravuga ati ceceka nkwereke, ati reka nkwereke utuntu twanjye. Ukurikira filime witonze. Ubwo uyu musore yitegereje uyu mukobwa. Uyu mukobwa kari kumuganiza ndetse neza, kari kumusekera, gatangira kari kumukorakora. Ukurikire uyu musore arangije ahita afata intoki aramubwira ati nawe ntago nagukunze, ati cyiza wahaguruka ukagenda. Ukurikire filime witonze. Aramubwira ati mwembi ndi kubona nta cyiza ndi kubabonaho, ati cyiza nuko mwandeka njyenyine. Uyu mukobwa arangije aravuga ati nta kibazo niba utabikunze. Arangije aramubwira ati hereza telefone yanjye. Ubwo uyu musore arangije arayimuhereza, arangije arahita agenda ndetse yagiye anababaye. Ukurikire filime witonze. Uyu musore bose yari yabanenze, Anita ndetse na Sifa. Reka dutegereze turebe ngo ninde uraza gutsindira uyu musore. Ukurikire filime witonze. Barakwereka Sifa yavuyeyo ariko babwira ati nge birakunze, ati nge mu minsi mike, ati muraba mwabonye ko byaciyemo. Ukurikire filime witonze. Gusa hari umwe utari wajyayo. Fabiola niwe wari wasigaye, atari yajya kureba uriya musore ko birakunda. Barakwereka Sifa yavuye yari kubwira uyu mukecuru ati nge byakunze, ati hasigaye kari agakobwa, ati gusa kariya ko sinzi niba biraza kugenda neza. Uyu mukecuru yaramubwiye ati genda, ati mwifurije kugira amahirwe masa. Ukurikire filime witonze. Abangaba barabibonye baramurakarira kubera ko ntago uriya mukecuru yari yabibabwiye. Ukurikire filime. Ubwo Fabiola yahise afata urugendo yerekera mu cyumba, gusa nawe nta confidence yari yifitiye. Uyu mukecuru nawe kano gakobwa ka Fabiola bisa nkaho yari yagakunze. Abangaba baraje baricara barebana gutya kubera ko bari babaciye amazi, bari kwihagararaho ariko nta kigenda, nta kigeze kijya mbere. Barakwereka Fabiola yaraje arafungura mu kinyabupfura cyinshi. Ukurikire filime witonze. Uyu musore yasanze yicariye mu kagare, nawe arahindukira aramubwira ati bimeze bite, ati umunsi mwiza, kandi abandi nta n'ikintu yari kubavugisha. Ukurikire filime witonze. Arangije aramubwira ati genda wicare hariya inyuma ku gitanda, ati ndaje tuvugane. Ubwo uyu mukobwa Fabiola yararangije aragenda aricara. Uyu musore bigaragara nkaho yari afite umuco mu maso, kandi abandi yari kubabona nkaho akabareba nk'ikimbwa yanze. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa Fabiola yarangije amufata ukuboko, amufashe ukuboko. Uyu musore ibineza bitangira kwirukanka mu maso. Ukurikire ikikwereka yuko uyu musore yari yarobye. Ukurikire filime witonze. Aka gakobwa nako
kari gafite ikinyabupfura. Uyu mukobwa arangije aravuga ati mwanzanye mwaya marushanwa, ati nje ndi kubona yuko ntabasha kuyatsinda, ati kuko nta mafaranga mfite, ndi umukene, urebye mbese nta kintu nishingikirije ku buryo naba ndi kuvuga ngo natsinda aya marushanwa. Uyu musore arangije aramubwira ati nta kibazo, ati wowe wigira ikibazo, ati icyo nizeye cyo ni uko iri rushanwa ari wowe uri bwaze kuritsinda, ukurikire. Uyu mukobwa aravuga ati ntago namenya, ati gusa byose byaterwa nawe. Ubwo uyu mukobwa yakomeje kuganiriza umusore, ukurikire. Uyu musore yararangije, yari yakunze uyu mukobwa, araje aramubwira ati genda ndaza kugusanga hariya muri salo. Uyu mukobwa nta cyizere yari afite, ukurikire filime witonze. Yarahagurutse arangije aragenda, ndetse ntabwo yari amenye niba yatsinze cyangwa atatsinze, kuko yabwiye uyu musore ngo ntabwo yiteguye kuba yaryamana nawe. Ukurikire, kandi bariya bo baje bashaka kugira ngo baryamane n'uyu musore, narangiza batera inda bazabashe gutsindira uru rugo ndetse no kumutsindira. Ndetse n'ikibashishikaje urabona ko atari uyu musore, ahubwo ari iyi nzu bari barimo. Barakwereka uyu mukobwa Fabiola yaragarutse yicara muri salo, ndetse n'abandi batangira kumureba nabi, batangira kuvugana bati aka gakobwa ntabwo twaba tutatsinze kuko kazi kuba katsinze. Baza kumureba nabi, ndetse abo bakobwa urabona ko ari nabibone nyagasani. Barangije batangira kukabwira nabi, baravuga ati uri kutureba iki? Ukurikire filime witonze. Uyu mukecuru n'umuhungu we uri hano mutoya kuri uriya bari baraha bitegereje, bari kureba. Maze uyu mukecuru arangije arababwira ati nimugende dutegereze nyuma y'amezi 3 turebe uzaba ufite inda ndetse nkuru, uwo nguwo niwe turaza kwakira nk'umukazana wacu. Barakwereka uyu musore hari uwo yiciye isiri, barakwereka ni Anita. Ukurikire iyi filime witonze. Akimara kumwicira isiri yahise aca aragenda, ndetse bari banahuriye hano bakundanye. Ukurikire filime witonze. Barakwereka iminsi 90 yarasize, ubwo ni amezi 3. Barakwereka buri wese afite inda, Anita, Sifa ndetse n'uyu mukobwa, ariko uyu mukobwa we nta nda yari afite. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukecuru yarababwiye ati bibaye byiza kongera guhura namwe nyuma y'amezi 3. Uyu mukecuru arangije aravuga ati mwese tuzi ico mwicare mufite. Arangije barakwereka Anita yari afite igipirizo. Uyu mukecuru ahita agipfumura, aravuga ati ni gute uri kuza kuntuburira? Ubwo Anita yarababaye, arangije ahita acaho. Ukurikire filime witonze. Uyu mukecuru asigarana na Sifa ndetse na Fabiola. Kurikira filime witonze. Gusa Sifa we yaramubwiye ati iyi nda mfite ni ya nyayo, ati nge nura muhungu wawe Fabrice niwe wayinteye. Uyu mukecuru arangije aramuseka, aramubwira ati wibesha, ati byose ndabizi wa mukobwa we, ati gusura umuteka mutwe. Uyu mukobwa yumva ko bamuvumbuye, arangije uyu mukecuru arangije aravuga ati nzu wayiguteye iyo nda. Uyu mukobwa yikanzemo, arangije arebana n'uyu muhungu, arangije aravuga ati oya, ati ni Fabrice waje kuyintera. Uyu mukecuru yitegereje Anita uburyo ari kumubeshamo, ari kumubwira ati ni ukuri kw'Imana, ati ni Fabrice wayinteye. Maze uyu mukecuru arangije aramubwira ati reka nkwereke amafoto kugira ngo wemere yuko kuri kose nkuzi. Uyu mukecuru yari afite ibimenyetso, yahise amwereka ifoto ye ndetse n'uyu muhungu. Uyu muhungu nawe abona mama we yabavumbuye. Ukurikire filime. Uyu muhungu yarashaka yuko agumaha maze bakaje barabana neza, bari bakundanye. Uyu mukecuru mu mujinya mwinshi n'uburakari ahita amubwira ati nkubona urengarenga, ahita amubwira ati mbone wasohotse hano, va hano ugende.
ukurikire filime. Uyu mukecuru aramubwira ati uri gutinda genda. Ubwo hari abasigaye Fabiola, ukurikire filime. Maze uyu muhungu arangije aramwitegereza abona arababaye, arangije abwira mama we ati mama wamubabariye. Uyu mukecuru aramubwira ati ndakwiyamye, ati mukurikire mujane. Uyu muhungu yumvise bimurenze, nyagasani. Uyu mukecuru aravuga ati mvuze ngo iki? Kurikira umugore wawe mujane, kuko niwe wari wamuteye inda. Bari bashaka kujijisha kugira ngo bigaragare yuko Fabrice ari wamuteye inda, gusa ntabwo ariko byagenze. Barakwereka Fabiola yasigaye nta confidence yifitiye, aravuga ati nanjye mwandeka nkagenda, ati njye ko ntanda nigeze ngira. We yavugishije ukuri. Maze agiye kugenda barakwereka Fabrice yaramubwiye ati oya, ati hagarara. Fabrice barakwereka yaje ari kumwegera, haje aramubwira ati Fabiola, ati nagukundiye yuko utigeze uzanye n'ibinyoma, ati nagukundiye yuko wahagaze ku kuri kwawe. Maze uyu Fabrice araje abwira mama we ati uyu mukobwa afite indangagaciro, ati ubwo rero nuva nta cyambuza kubana nawe, ndetse nta n'icyambuza kugira ngo abe ari butsindire irushanwa. Uyu muhungu aramubwira ati Fabiola, ati tuza. Fabiola we ntabwo yari kubyumva. Uyu mukecuru nawe aramubwira ati mukobwa, ati nkikubona nabonye uri umukobwa utandukanye n'abandi bose, ati n'uburyo wari uri kwitwara. Uyu mukobwa byaramurenze, nyagasani. Yumvise ko bitashoboka bitewe n'uko nta cyizere yigiriraga. Uyu muhungu aramubwira ati Fabiola, ati ni wowe wanjye. Uyu muhungu araje aramubwira ati nabonye utandukanye n'abandi, gusa Fabiola byaramurenze, nyagasani. Ibyishimo byaramurenze, aravuga ati ntabwo nakeka yuko ari njye ugiye kuba umwamikazi w'umutima wawe. Ukurikire. Uyu mukecuru yarishimye, aravuga ati uhawe ikaze mu muryango wacu. Ndetse n'uyu musore, nyagasani, yarishimye. Uyu mukobwa Fabiola nawe arishimye, arangije aravuga ati nanjye ndabyishimiye pe, ati ntabwo narinzi ko bishoboka. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yarishimye, ndetse n'uyu musore yabonye urubavu yari akeneye, kubera ko uyu mukobwa ntiyigeze ashaka kumubesha, gusa bariya bo bashakaga kumwesikora. Uyu mukobwa byaramurenze, ndetse n'agasobanuye kacu nuko tugasoje. Naho ubutaha.